ari naho nageze mpura n'intambara z'uko umugabo wawe yashakaga kumfata ku ngufu, ariko kuko Imana ngira ngo yari ifite umugambi kuri njyewe ntabwo yigeze agera kuri icyo gikorwa. Amazina yanjye nitwa Mukabakina Florida, ndi umumama, mbyaye 7 ariko mfite abana 6, nsengera mu itorero rya ADEPR, umudugudu wanjye ni Rwimbogo, paruwasi yacu ni Nyarugunga. Ndi umumama rero, Yesu yangiriye neza. Yesu yasanze nari ndushye, nari ndemerewe, nari mfite intambara nyinshi zitandukanye. Imana imbatiza mu mwuka wera ndi mu gitanda cyanjye ndyamye nijoro, irambwira ngo nzakugirira neza. Mu buzima busanzwe rero nakuze ndi imfubyi, nabaye imfubyi mfite imyaka 12, maze kuba imfubyi iwacu hari ku Kibuye, biba ngombwa ko nzi Kigali. Kigali rero naje gukora akazi ko mu rugo, nakoze mu ngo nyinshi cyane zitandukanye ngiye ntabasha no kumenya, ariko igihe kimwe kigeze nakira Kristo namwakiriye ndi umumama mfite umwana umwe. Maze kugira umwana umwe nibwo nakijijwe. Maze gukizwa rero nari mfite intambara nyinshi mu rugo rwanjye zitandukanye, cyane ko umugabo yaramaze kumenya amateka yanjye ko nabaye umuboyi, yaramaze kumenya amateka y'iwacu. Biba ngombwa rero yuko urugo rwanjye rwubaka rurimo intambara nyinshi, ariko igihe kigeze Imana insanga imbatiza mu mwuka wera ndi mu gitanda ndyamye, irambwira ngo nzakugirira neza, irambwira ngo nzakugaburira uryo uhage, irambwira ngo mwana wanjye urugo rwawe ndarwubatse, nta n'imiyaga n'imirabi izongera kurutembana. Niko byagenze, Imana yanyubakiye urugo, kandi muri ubwo buzima ntago nari narigize niga, nta mashuri nari mfite, ariko Imana irambwira ngo nzakwigisha kuko ntawe nigishije ujye uba umuswa. Imana yaranyigishije, nyigisha gusoma, nyigisha kwandika, nyigisha gufata telefone ntabyo nari nzi, ikajya imbwira ngo nzakugirira neza. Imana yangiriye neza, yampaye akazi ndakora, ndigwa ngo nzaguhabaja n'abagaragu, uko niko biri, yampaye abaja n'abagaragu. Ngira ngo mu rugo wanjye nshobora kuba mfite nk'abakozi bagera mu 10 nkoresha. Rero Imana yangiriye neza, yangiriye neza, yanyubakiye urugo, yampaye abana, impa abahungu, impa abakobwa, inkura ku butindi, aho ntari mfite agaciro impa agaciro, impa umurimo wayo ngo nyikorere. Imana yangiriye neza rwose. Imana yakugiriye neza. Reka utubwire wakoze mu ngo, ubuzima bwo mu ngo nabyo bwo buragorana. Umuntu yari umuboyi nabwo agenda ahura n'ibigeragezo. Se urwo rugendo rwo warudusangizaho gatoya? Nahuye n'ibigeragezo byinshi mu ngo, ariko ko nari umukobwa nkunda gukora kandi nagiraga isuku cyane. Ahantu nabaga ntago bifuzaga kundekura. Hari aho nabaye abantu bampembe, hakabahomba bakanyishyura, ari naho nageze mpura n'intambara z'uko umugabo wawe yashakaga kumfata ku ngufu, ariko kuko Imana ngira ngo yari ifite umugambi kuri njyewe ntabwo yigeze agera kuri icyo gikorwa. Imana rero yagiye indwanira intambara nyinshi. Ndi umukobwa, najyaga ngira agahinda nkavuga ngo Imana iri mu ijuru izamfashe, ndamutse mbyaye ikinyendara ntaho nagitwara, kuko twe twakuriye kwa nyogokuru wanjye. Rero Imana yaramfashije, nubwo nahuye n'intambara mu rugo, ariko nagumye nzirwana bucece nkasenga Imana, aho ngo Uwiteka azamfashe mbashe kubaka urugo rwanjye. Imana irabireba ishyaka mfite, Imana iranyubakira urugo rwanjye. Imana nishimye. Nari nkiri muto, nari mfite nk'imyaka 15, hano nagiye gukora nsanga umugabo n'umugore batumvikana hari ku Kacyiru. Nsanze batumvikana rero umwe yararaga mu cyumba cye n'undi akarara mu cye. Igihe kimwe rero umugabo ansanga mu cyumba aho nari ndyamye, ashaka kumfata, ariko ndamubwira ngo ntabwo naje kuba umugore hano. Bwarakeye bumaze gucya, nsezera umudamu ndamubwira ati rero ibyanzanye ntabwo nge nari naba umugore, ndacyari n'umwana, ntabwo nashobora kubaka urugo, ishakira undi mukozi ngewe nigendere. Nuko byagenze, yashatse umukozi nanjye ndasezera ndagenda. Hanyuma aho ntabwo umugore yigeze kubaza ngo ese ni iki kikujyanye ngo abigireho imbogamizi? Oya, nabimusobanuriye. Nabimusobanuriye ndigendera.
hanyuma umugabo wese yabyakiriye gute niba yarabimenye? dushobora ko batarumvikanaga simbizi, njye nagiye umugabo yagiye ku kazi asanga nagiye. Twagana yenda ku musozo cyangwa se habaye hari ikindi wadusangiza nacyo wakibwiraho abantu bakacyumva, ubundi tugana ku musozo. Ndumva nta kindi buhamya bwanjye mfite ni ubwo ngubwo, kuko nakuze muri ubwo buzima, maze no gushaka tuba abakene, kurya bikajya biba ari ikibazo, byari bikomeye. Ariko igihe kimwe ndyamye, Imana insanga mu gitanda cyanjye, irambwira ngo nzakugirira neza, irambwira ngo nzakugaburira ujye uhage, irambwira ngo nzakwambika, irambwira ngo izampa agaciro, irangije irambwira ngo nguhaye ubwenge. Imana yarabikoze. Kuba ntarize iyi saha ntabwo nize, ariko ntabwo nyuberwa gusoma, ntabwo nyuberwa kujyana amafaranga kuri banki. N'iyo ngiye mu mujyi kwirangurira ndirangurira, kandi mba najyanye miliyoni nyinshi mbasha ngiye kwibarira. Rero mbona ibyo Imana yagiye imbwira bimwe yarabikoze, nkuko ajyaga imbwira ngo izampa ubwenge. Njya mbona hari abanyabwenge benshi bashobora kujya kurangura bakabirwa ibyo baranguye, ariko njyewe nta mashuri mfite pe, Imana yangiriye neza. Ariko hari n'abandi batubwiye ngo ufite abakozi benshi uhemba, ubundi wa mugani utusangijeho gatoya, ubu ngubu muri iyi minsi uri gukora akazi kameze gute? Muri ino minsi ndi umucuruzi, ncuruza amangazini, ndaranguza, mfite na resitora. Hari n'ahandi watubwiye ariko ko ukomoka ku Kibuye, ese nahagana hehe, mu kahe karere? Muri Karongi, mbere umurenge wa Birambo, akagari ngira ngo yari Gashari. Nirukayo kera cyane, ariko abo niho nakomokaga. Hanyuma rero twagushimira. Yego, murakoze.